nawe amajama nawe namubonye ubu nyine nari mutegereje agiye kugera iwawe nanjye niho ndi ubu ngubu ngiye kuvugana nawe ubwo ngubwo tuzagaruka waje ubwo ngubwo uzatubwira n'ubu uri buze tubonane. Salama man. Ni fresh man. Ni neza kabisa. Urasa neza wagira ngo byaje gucamo. Ko umuntu afite amagambo menshi. Ako se jinga amagambo. Nese man hari umuntu utagira amagambo. Mbasa watuje tugakora ibikuzanye ibyo ngibyo utangiye n'ibiki. Okay sawa. Ntacyo reka tubyihura ubwo namize tu namize. Tujyane twicare hara tuvugana. Oya ntare bikabisa. Sishaka umuntu uri ikirara neza neza. Oya ntabwo ndi ikirara ahubwo gusa nge ndi gang. Ngo Ayisenge ntabwo ndi ikirara gusa nge ndi gang. Suyona. akundi ubwo ibyo bigambo byose uhoragora ubwo uzubwira. Ubwo uziko ndi boss hano sha. Urabizi? Bose ntabyo narinzi pe. None se nta n'amezi n'atanu uramare n'ahangaha waba uhise uba boss koko? N'ishuri no kwiga nabyo byarakujabutse. Ntese ubu koko aka kanya koko wazaga mu rugo nkaguha ibijumba nabwo bikonje byaraye ku isahane cyangwa mu isafuriya ubuse byaba zibaho. Bose ntabwo nongera kuvuga utampaye ijambo rwose. Ariko wakigira gutya ibyo wigira byose. Menye ko ndi boss hano nzakuyobora. Ibyo byikugo burane nabiketse regane nabiketse bure njye nabibonye kuri boss rwose. None se amagambo yose uvuga nayi icyo watuje. Mba nabi uri boss mba sinageze nkabikeka nabikubwiye ngo urasa neza. Nabikubwiye rwose. Nabiketse kuko narebye izi nkweto aho tuza nyine bivuga ndi magambo menshi. Ngo rero mvye ibyo ugiye gukora hano. Uri tayari kubikora? Uzi guteka? Urabizi? Guteka umva no kurutuntu mbwi none wajya kutoza ukatubaza umuntu nkanjye guteka ahubwo se nyine natetse mu Rwanda za Amerika Tanzania mu Burundi Uganda ahantu no mu Bushinwa ariko nibutseho ko ibyo ngibyo byo nabikoze mu ntekerezo ariko ngiye guteka ndabizi no ko ngumva ukuntu ndenze siko njye nigeze gutogosa na dodo zigashya noneho ngiye ko ngumva ukuntu noneho ndenze nteka ibijumba uranzi kubikaranga imyumbati ibishyimbo amashaza amateke amadegede n'ibihaza ariko nibutse kwibaza rero amadegede urumva guteka byo ni ibintu umureti kufata nkamena amagi nkayavanga n'intoryi neza n'ubunyobwa n'indagara ni ibintu ngiye guteka buriya ndabizi ngiye urumva wowe ibyo guteka bimparire njye nzi guteka ibiryo n'inyama. Aha ndumva utoroshye ndabyemeye. Okay noneho rero akazi urakabonye hanyuma afite mukuru wanjye tubana hano mwaramukaje nawe uzajya umwubaha vuye nkwereka n'ifoto yo murebe uzamubona ukamwibeshya. Wabonye iyi foto uramubona? Wamubonye ahubwo se ko ufite mukuru wawe Bogari ahubwo se ko wagira ngo niwe boss. Nako ni wowe boss. Bogari sibyo ni wowe Bogari. Sasiyo. Okay haguruka tugende ejo nzaguhamagara ariko icyo ngusabye nuzi utazansabya nako kwa mukuru wanjye urumva uzakora akazi kawe neza nyine uzameshe ayo manota. Ngahaguruka tugende kuzagabanya ibintu by'uburara rero Ntari rwose boss. uburara bukuyereka Ntari kabisa ngewe nta. sawa genda ejo nzakubigisha. Sawa. The telephone number you dialed is not available. Please try again later. ibise noneho ndabishyirwa na mandaki. Ndakubwiye ndeka
nose wabaye iki Cynthia wabaye iki Fifi ndakwiyamye. uranyiyamye nakoze iki hari akantu nari nkuzaniye Ngumana ibyaha. ngaho none ishyano none se nakoze iki Fifi akazi ukora singashaka. Aya majoro atandukaniye no kuba naribanaga. akura agacucu ko kuswa nawe nzi ngo hari ikindi wabaye Fifi sinakubwiye ko nari umwana wo ku muhanda. None nawe uri kunsiga mu nzu nk'abandi bose. Kandi ubu nicyo cyari igihe cyo kugira ngo nanjye mbe mu muryango nanjye nishime. Noneho Fifi tuzajya tujyana. none se uzareka kwiga kandi ubizi neza ko gahunda ihari ari ukwiga ugasoza Njye rero Fifi mba numva nifitiye n'ubwoba. ubwoba bw'ikibumura humura turi kumwe mbese nzaguhumuriza kandi turi kumwe ndagukunda mwah. Makuru ni saa Amanda. Amakuru ni meza. Saitsi nange tayo mu kabisa. Usigaye wa hehe? Nesa aho mbura hebe nibera kwa anti. Amanda mwakiriza iki? Shani sanzi nkande. Ni ka kandi inyuma. Kamazana nta kibazo. Sanda gusukira. Nakaya nyine. Ajya kunda kaya nka kera. Ari. Kera kenda bizira zikunda. Cyoherwa. Ahubwo cheers. Samanda amakuru y'iminsi mazi. Amakuru ni meza. Katuranyeho rero. Nyine hari ibyo nayo ndimo gupanga. Hari ibintu nabonye nguha amafaranga akigwa gatatu. Ushaka mu 500. Umva 500 byose. Ubwo agahita yo kuwa gatatu ukamenya imwe n'igice. Umva niba ushaka nawe nzagurira nta kibazo. Samanda ni ibiki? Cyane kuri ibyo bintu bibyo. Bitange amafaranga yose. Cyabagiye kugutuburira. Oya, sura ubona nta bwenge mfite. Amanda, udufaranga ufite dukeya, nsiganye 500 byonyine. Kandi ndimo nditoka ariza cyane, ari amafaranga arimo kumfasha. Ukumva rero turamutse nyaguhaye, ese namufasha gute? Ahubwo ndumva ari byo byoroshye. Ntukariza amafaranga ndaza bakurira. Muzamwitaho mufite amafaranga menshi. Ndumva bigoye pe. Ntabwo bigoye. Amanda, kaze ngerageze mbikore, ariko numbeshya tugashya. Amanda, ufite visa card ngiye kuyigura. Dore ngiye visa card mfite, sibyo? Ariko turamuka duhiye Amanda. N'amafaranga nyine mfiteho 500, sibyo? Amanda nidushye. Kanze mbyize ko ibintu bizacamo, sibyo? Ariko nuramuka duhiye, I kill you. Umva, bizacamo umva suni. Urumva nakubeshya. Take. Gusa tugiye gukira. Umva Peter urakoze cyane pe. Reka njye njye kudiringa na biriya bintu. Umva n'ibisa kuna n'ubwo izanagera ahubwo. Sheri, buze urufunguzo. Reva hano iwawe cyangwa urimo kuwunkina? Sheri ni iwanjye, narimutse. Reva ngenda ndabona umbeshya. Wa hano iwawe koko? Okay. Noneho
niba wumva ko ndi gukoresha reka nce mu gikari ngungure. Devoni Devu usigarana inzu zawe zitagira urufunguzo ndigendeye rwose ibyawe nzaba mbimenya kandi ibintu usigaye urimo wirakaza muri iyi minsi bose bazi ntuzagaruke urufunguzo rwarabonetse. ko wicaye hano wabaye iki? anti ndumva ndwaye. mujyane kwa muganga. Oya anti ubundi yemeze gutya mpita numva ndwaye sinzi impamvu. Anti iyo nagize ikibazo ndarwara. yareka nzana agatebo mbwire. Wa mwana we rero urangora pe urangora ariko ngiye kuyaguha Nyuma y'icyumweru kimwe nzahita nyaguha pe. ngwino tugende ngwino njye kuyaguha. Amanda bite? Ni byiza. Umeze ute? Meze neza. Narategereje narahebye mbega wowe. Umva nayo nyakuzaniye ya mafaranga. Okay ndari bite? Ariko nyine nihanganye naratinze nta kabazo karatumye naraza pe. Nta kibazo nari. Bena yohereje. Okay nanjye nayabonye ni byiza ubwo izindi gahunda zose ni kuri telefone nanjye myitegure mu kanya gato. Sawa? Sawa. Ariko uriya mukobwa mpaye iriya mafaranga kandi ashobora kuba muri bandi bangambaniye ariko dareka nizere nzayabona nizere ko bizacamo kanitahira. Wow mbega umukobwa w'injiji zirabura kweli. Ntabwo nari niteze ko nabona amafaranga angana gutya mbega. Umva aya ngaya rero nzarya n'andi atari aya ngaya. Umva uriya mukobwa ndamwemeye maze nikomereze urugendo sinabura n'undi n'uwundi.